hari projet yitwa SDF. Hanyuma iyo projet ntekereza ko n'abana b'urubyiruko ni muri gahunda yo gufasha urubyiruko ushobora kuba rwarize wenda ibindi bintu ariko ntiruhite rubona akazi, ariko leta igatekereza ko bize imyuga icyo bita short term training courses ishobora kuba niba aje akiga ubudozi amezi 6 ashobora kuba yabona uburyo yiteza imbere. Abo bana rero twari twabigishije ari abana 20, hanyuma abo bana muri contract tugirana n'iyo projet harimo ko abana bagomba kujya bahabwa amafaranga 2,000 yitwa kwari urugendo transport fees. Ubwo kubera ko bigaga iminsi 20 mu kwezi, ubwo ni 40,000 muri make bagomba kuba bahabwa. Hanyuma projet uko iteye, iyo tugitangira mbere uko abanyeshuri batangira kwiga, mbere na mbere biga amezi 3 bakayiga iwacu, andi mezi 3 bakayiga muri company cyangwa muri industries. Hanyuma mbere yuko batangira kuza kwiga rero, twebwe projet itwishyura amafaranga 50%. Ngo bishatse gusobanura ngo dutangira na ya mafaranga ahari bya 2,000 bya buri munsi. Tubasaba nuko baduha konte zabo tukagenda tuyabashyiriraho. Ibyo niko byagenze. Hanyuma iyo amezi 3 ya mbere arangiye, baduha twandika twishyuza andi 30%. Hanyuma 30% iyo amaze kuboneka, nayo nyine turayakoresha birumvikana, training ikarangira. Nyuma ya training zararangiye twandika twishyuza andi 20%. Amafaranga rero bashobora kuba bishyuza yabangana na 20%. Ntekereza ko na buri mwana niba ntabyibesheho, ntabwo nibuka umubare twaba tumurimo ariko niba yaranaguhamagaye yaba yarakubwiye neza amafaranga tumurimo kwangana. Kuko rero ayo mafaranga twemera ko tuyamurimo, ariko natwe tuyamuha ari uko projet igomba kutuha kudufindinga ayo mafaranga yaduhaye. Rero nkuko nabo mbasubiza rero, nawe nkwiriye kubigusubiza gutyo, kuko urumva nyoboye institution ya leta. N'ubu uyu munsi bakohereza abauditeri n'urugero, bakaza bakareba mbese ayo mafaranga historique, ayo mafaranga mwarayabonye ntayahabo mugomba kuyaha. Ntabwo rero twari twayabona. Igisubizo mugomba kubasubiza nituyabona tuzayabaha n'ubundi. Numva muri rusange ari cyo gisubizo kigenda. Ikibazo kirimo nuko namwe mutarayahabwa. Ntabwo turayahabwa. Ahubwo ikintu cyari kuba ikibazo nuko hari kuvuka ikibazo cy'uko bamwe bayahawe hakaba hari n'abandi batayahawe. Ahubwo kugira ngo wenda nanagufashe, nubwo wenda ngiye ntabishinzwe, ariko ntekereza ko ni projet ikorera mu gihugu hose, uturere twose, ikorera muri public institution ikanakorera no muri private institutions. Ni ukuvuga ngo niba yaranaguhamagara wo mu karere ka Ngororero, nawe ubwo umubajije ukamubaza ngo ahandi abo bana bigiraga ni hehe, yahakubwira. Haba muri public institutions cyangwa se muri private institutions, bazakubwira ko sitira abo bana nabo batari babona ayo mafaranga yabo ya nyuma. Nibyo rero byahita bikwereka ko twe twabambuye tuyafite cyangwa se twabambuye tutarayabona. Ibyo ndumva ari byagufasha. Wenda yongeye kukuvugisha, mwongeye kuvugana, kuko nabo ubwabo barabizi. Niba barigaga Ihindiro, hari abandi bigaga mu yindi mirenge, barabizi. So naho ukaba wahamagarayo barakubwira ko case arimo. Aya ndumva nta kibazo kirimo, ahubwo ni babe bategereje. Baba bategereje. Icyo twasabwaga nka gukora report twarayikoze. Twarayikoze, so turategereje. Nta nubwo na buri munsi, ni hafi ya buri munsi checking balance ngo debe ko hari amafaranga baduhaye. Bagomba kuyaduha n'ikinarenze no kuri icyo ngicyo. Ejo bundi twagiye no gusinya n'iyindi amendment, kuko tugiye kwakira abandi bana 20, kandi nabwo batubwiye yuko mbere yuko dutangira tuzigisha abo bana bandi 20 tuzabigisha ari uko amafaranga ya mbere bamaze kuyishyura. Nuvuga ngo mbere yuko bamanza bishyura aya mafaranga yandi ya kabiri, bazamanza bishyure amafaranga ya mbere yasigayemo, nabo tuyabishyure. Ndumva ari uko nguko bimeze. Niba bategereje bihanganye, ndumva
ndumva nta kibazo kirimo aho ngaho rwose, ni ibintu byumvikana. sawa murakoze. Asante kandi mugire umunsi mwiza.